urabona muri no minsi dufite inkuru irimo ishyuha cyane ngo y'umuntu witwa Kazungu bivugwa yuko ashobora kuba yarisha abantu 14 b'abakobwa. Kuvuga ngo niho kiganisha mu by'ukuri ko nkuriya muntu nka Kazungu n'urugero no mu gifaransa n'uwo bita. Murakoze. Uyu munsi nanone twabateguriye umutumirwa uje kugira ngo adusangize ubumenyi ku bigendanye n'imyitwarire y'abantu, nk'uko mumaze kumenyera ko urubuga rwacu ariho ruganisha gusobanukirwa imyitwarire y'abantu n'icyo sosiyete yakora ku bigendanye n'ubwo uburyo abantu babayeho. Mutwemereye rero turasaba umutumirwa kutwibwira, hanyuma tuze kugira ibyo tumubaza nyine twateguye ku kiganiro cy'uyu munsi, ariko amaze kutwibwira. Yitwa Marinya Siana Mukarusanga. Cyo nakongeraho sinkiza, ariko mwakongeraho rwose n'ubu bushobozi n'ubumenyi tubabonaho, kuko mufite aho mwabukuye, mwavuga icyo cyiciro cyanyu mubarizwamo. Byo nize navuga imenyamuntu, ubwo ni psychology, ariko cyane ibijyanye n'uburwayi, psychopathology, uburwayi abantu bagira butewe n'imibereho n'ingaruka z'ibyo babayeho. Urebye n'ibyo ngibyo nashobora kuvuga. Yego. Agira ngo abaciye muri kaminuza Butare muramuzi, yarigishije igihe kinini muri kaminuza. Hari benshi bamubona bagahita bamwibuka ko ari umwarimu wacu. Yego. Mwarimu rero mwihangane muri ibyo byose mwize binini, uyu munsi tuze gutoramo akantu kamwe turi buganireho. Abanyamahanga bajya babyita ngo ni criminology, cyangwa se imyitwarire iganisha ku byaha. Sinzi niba ariko turi bubyite, mwaza kudufasha kubisobanukirwa mu Kinyarwanda. Ni iki muri rusange? Muri rusange navuga yuko nk'uko bivuze ni ibibazo umuntu aba yarahuye nabyo mu mibereho ye, noneho ingaruka zabyo zikamujyana mu gukora ibyaha. Ibyaha ni byinshi, hashobora kugira kwiba. Hari abanyarwanda baravuga ngo yibira ingeso, ariko burya aba ari uburwayi. Umuntu ubona akantu katara kagakora uko ashoboye, akakajyana rwihishwa, akakagira ke, akiba 2, 3, 4, 5, burya aba afite uburwayi. Ahandi bigaragarira cyane naho ni mu bwicanyi. Mujya mubona abantu akica abantu benshi, atari kuvuga abantu benshi bari hamwe, ariko akica umuntu, akica undi, kandi ukajya ubona ari ibintu ategura, akagenda akica umuntu, yarangiza ukabona we kuri we nta ngaruka, ahubwo asa n'ukemuye ikibazo. Ntatekereze uwo agiye guhemukira, we akitekereza we, ubundi umuntu akamuhitisha nyine. Kiriya nacyo ni ikibazo, kandi ni ikibazo giterwa n'uburwayi. Umuvuzi urugero rw'ibyaha hitana nyine ndabibona, hari abantu biba wa mugani w'Abanyarwanda ngo bibira ingeso, ukabona n'icyo yibye ntacyo kiza guhindura mu buzima bwe yari afite. Murumva umuntu yibye igitoki cyangwa kiba imboga cyangwa ibindi biribwa ari witakoresha ako kanya, sinzi niba nabyo biraza kwitwa uburwayi. Ariko hari umuntu wica akica n'uwo batafitanye isano. Iyo mvuga isano sivuze ko abafitanye isano bagomba kwicana, ariko hari igihe uhuza uwishe n'uwishwe ukabona ko hari ikintu bahuriragaho gisa naho ari amakimbirane nyine yatumye urwo rupfu. Hari n'ibindi dusigaye tubona mu Rwanda bisigaye byaradutse ubona bidasanzwe, kumva ngo umuntu w'imyaka 30 yasambanyije akana k'amezi. Kibaza ibintu bitumvikana, ari wa mwana w'amezi ntaranatera ntaraba n'umuntu utuma hari umuntu wamureba ngo abone ko
ashobora kugira izo ntekerezo ziganisha ku mibonano mpuzabitsina. Yewe niyo yaba w'imyaka 7 nabyo ubona ari ibintu bidasanzwe kuko kubona umuntu mukuru yototera abana batoya. Cyangwa urabona muri no minsi dufite inkuru irimo ishyuha cyane ngo y'umuntu witwa Kazungu, bivugwa yuko ashobora kuba yarisha abantu 14 b'abakobwa. Yego, ubwo ndi kwibaza ese izi ngero ndimo ntanga koko ziraganisha muri iki kintu cya criminology? Urumva kuvuga ngo niho kiganisha mu by'ukuri ko nkuriya muntu nka Kazungu ni urugero, no mu gifaransa n'uwo bita tueur en série, ni ukuvuga yica abantu mu buryo bukurikirana kandi wareba ugasanga uburyo yagiye abicamo ni bumwe, ndetse akaba yatanga n'igisobanuro. Ndumva hari aho numvise bavuga yuko Kazungu ngo yavuze ngo bari abakobwa yabicaga ngo kubera ko hari umukobwa wamuteye wamwanduje. Yego, urumva rero abo bakobwa bose ntago bayimuteye, ariko abo bakobwa bose kubera cya kibazo afite agenda ashakisha abakobwa bose, mbese nkaho yafashe wa wundi akamushyira mu ishusho y'uwagiye kwica. Mu by'ukuri uwo yica ni wa wundi abamwishemo. Urumva rero n'uburwayi uwo yishe yaramwishe, azi neza ko atakiriho, ariko akakomeza akagenda ashakisha abandi abica mu buryo abaziza cyaha atekereza. Mu by'ukuri ni akarengane, ararenganya abantu, ariko ni uburwayi bumujyana kuriya. Ubwo mu by'ukuri harabo icyo kintu cyo gukora icyaha mu buryo bwisubiramo, mode operatoire ikaba ari imwe, kandi akabiha ubusobanuro mu by'ukuri budafite aho buhurira na nyiri kurenganywa na victime. None se umuntu yahita yibaza, none se uyu muntu niko aba yaravutse? Ni Abanyarwanda dusigaye tuvuga ngo ibintu byinshi ngo runaka yarabirozwe, ariko uyu munsi turasobanukirwa nyine bikomoka kuki. Mu by'ukuri ntabwo abantu bose wavuga ngo bikomoka ku kintu kimwe. Yego, ariko kenshi icyagaragaye ni uko kenshi bituruka mu muryango umwana yavukiyemo, yakuriyemo, ku buryo uriya muntu yica aba afite uwamusanisha nawe wamukomerekeje. Noneho uriya nawe akishyurira wa wundi kandi ntaho bahuriye, ntacyo bapfana, ariko wize neza usanga hari ahantu we abona basa, haba mu bikorwa haba ku mubiri, ariko wafite ukuntu abasanisha. Mu by'ukuri uriya yisha akaba amwishemo wa wundi wamukomerekeje, akagumana ya shusho y'uwamuteye ihungabana, wamuteye icyo gikomere. Muri rusange nta muntu wajya muri bino bikorwa by'ibyaha biremereye cyane adafite inkomoko nawe y'ibikomere. Buriya aba afite igikomere ku buryo mbese aba yihorera kuri kana, yihorera kuri watagomba kwihoreraho, ariko ni cya gikomere cye gituma agenda ahohotera ba bantu basa na wa wundi wamukomerekeje. Birumvikana rero ko aba criminel cyangwa se abantu bafite uburwayi bwo gukora ibyaha cyangwa se bafite imyitwarire baganisha mu byaha bakaba banabigeraho bitewe n'amateka yabo, koko birumvikana ko bafite ibikomere bagiye bagira. Hari umuntu uherutse kumbwira yuko wakomerekejwe ntavurwe cyangwa se ntafashwe, nawe aba ashobora kuzagira iyo myitwarire yo gukomeretsa abandi. Niyo mpamvu rero nibaza, ese uyu muntu ufite ibi bibazo abantu babashije kumubona mbere cyangwa se bakaba baza amateka ye, aramutse agiye gufashwa yafashwa gute? Gufashwa ko yafashwa nyine n'abantu bazi imyitwarire y'abantu, ariko uburyo umufasha bwa mbere iyo amenye ikibazo afite, biba ari intangiro yo gukira. Ubwo rero amaze kubimenya, muragendana
noneho akajya avuga aho afite intege nkeya uko yiyumva mukagenda mumufasha. Urabizi abizi yiga myitwarire buri wese agira uburyo, simvuga ngo ni uburyo yihariye we wenyine, ariko buri muntu aba afite uburyo akoresha. Ubwo rero umuntu amufasha bikurikije n'uburyo akoresha. Ushobora kumushyira mu itsinda ry'abandi bameze nkawe, bakagenda basangira ibyababayeho, bakungurana ibitekerezo. Ushobora gukoresha imbyino n'indirimbo, mbese buri muntu agira uburyo akoresha agafasha uriya muntu. Kugira abadukurikire bumve yuko abo bantu ariko bari muganga ari kutubwira bafasha ni ababize psychologie clinique cyangwa se psychiatrie, abantu bize ubuzima bwo mu mutwe. Barahari mu bigo nderabuzima kuzamuka kugeza ku bigo bikomeye by'ubuvuzi. Abo bantu bashobora gushyigikira bakaba baherekeza uyu muntu wagaragaweho n'iyi myitwarire ikomoka ku bikomere bye byabayeho mu buzima akiri muto cyangwa se mu buzima bwe muri rusange. Ikibazo rero umuntu yahita yibaza ko gukomereka bigoye yuko uyu munsi twahita tuvuga ngo abantu babeho batarageze bakomereka. Ni iki abantu bakora kugira ngo hirindwe ibi bikomere bishobora gutuma abantu bahinduka abakrimineri, abicanyi b'uburyo buhoraho, abanyabyaha ndengakamere? Kuvuga ngo kubyirinda mbere ni ugufasha imiryango mu mirerere y'abana. Ni ukuvuga kenshi mu muryango hashobora kuba hari ikibazo nabo ubwabo batakizi, noneho mu buryo bazarera wa mwana nawe bakamujyana mu bibazo. Rero ubundi bari abantu basura ingo nk'abajyanama b'ubuzima, hari n'abitwa ngo inshuti z'umuryango bagombye kujya bamenya bene nk'ibyo bibazo, bakavuga bati muri uriya muryango umubyeyi afite ikibazo iki n'iki, bakamenya yuko wa mwana atari gufashwa ku buryo agomba gufashwamo. Noneho bakagira uburyo bamugarura. Niho ubona ko bahafatwa nk'icyemezo, ahandi bagafata icyemezo cy'uko uriya mubyeyi ufite ikibazo bakaba umwana bamukura mu rugo akajya kurererwa ahandi, akazagaruka yararenze igihe cyo kuba sinzi niba nabyita guhohoterwa cyangwa kuba mbese bamuha uburere buzamugiraho ingaruka akuze. Ese hari icyiciro cy'imyaka abana bakomerekamo cyane ku buryo ibikomere bahuye nabyo ari byo bizagaruka nyuma? Kuko ndi kwibaza, njya mbibona nyine nk'uko mwarimu mubivuga mu bihugu byateye imbere, babona nk'umuryango urimo amakimbirane ahoramo, harimo abasinzi, harimo abantu barwana, bakaza bagaterura wa mwana bakamujyana bakamushyira mu bigo bimufasha bimukurikirana, cyangwa bakamushyira mu muryango utekanye mu gihe bagitegereje ko wa muryango nawe ufashwa. Hari imyaka abana bakomerekamo cyane kuruta iyindi? Mbere y'imyaka 12 abana barakomereka cyane kandi bikazabagiraho ingaruka mu mibereho yabo. Ariko icyo gihe iyo mwafashe icyo cyemezo cyo kuba umwana bamukura iruhande rw'umubyeyi nyine ufite ikibazo, bamusubiza mu rugo nibura amaze kuba ibyo bita majeur, nibura hejuru y'imyaka 16, 17, 18. Nawe amaze gusobanukirwa ku buryo atagira inzika ya wa mubyeyi, akamenya ko uriya mubyeyi nawe afite ikibazo, ahubwo nawe akaba mu bamufasha kuva mu kibazo, aho kugira ngo mbese amucire urubanza abe yanamwihimuraho. Akamenya ko umubyeyi we nawe yagize ikibazo, akamenya n'inkomoko ye. Bashobora no kuba baganira mu ifashwa rya wa mubyeyi, nawe akazamenya ko umubyeyi atabikoraga ku bwende, ari ikibazo yagize naho cyavuye, noneho ahubwo bagafatanya nk'umuryango kugira ngo nawe bamworohere bamubanire. Iki kintu muvuze kirakomeye, kuko
mu muryango nyarwanda tumenyereye yuko iyo umuntu yakosheje yakoze icyaha abantu turangwa n'imvugo cyangwa se intekerezo mu by'ukuri zimushinja zimutera amabuye. Ni gake abantu batekereza ngo ariko ubundi uyu muntu we yabaye hate, uyu we ntashobora kuba afite ikibazo nk'ibyo twarimo tuvuga by'abantu bakuru basambanya abana, abantu bica ukabona rwose aramena amaraso mu buryo bumworoheye. Ubwo abantu dukuremo yuko dukwiye kudaca urubanza mbere yuko tumenya amateka y'umusisipe cyangwa se ukekwaho icyaha. Sinavuga guca urubanza gusa, ni ukuvuga abantu bakwiye gukanura umuntu akaba ijisho rya mugenzi we, ahantu hari ikibazo hagashakwa uburyo gikemuka. Kuko abanyarwanda tugira akantu ntakunda cyane, nk'ubwo nakubona ikintu kibi ntibimveho, simbe nabivuga, simbe nagufasha, ahubwo ngasa n'utabibonye ngahumiriza nkareba hirya. Urumva rero iyo ari umwana aba arenganye cyane kandi aba afite amahirwe yo kuba yakira. Kandi ibyo bintu turabibona muri sosiyete, aho umugabo n'umugore baba bakimbiranye, utwana tukarara hanze, abaturanyi ntibabumva uburemere bw'icyo kintu. Umwana w'imyaka 7, umwana w'imyaka 9 watangiye kurara hanze kuko ababyeyi be barwanye, cyangwa se akana kagize ubwo bakishe munsi y'intebe, umwana ukamubonamo icyo kiremereye rwose ubona kidakwiye imyaka yiwe, kandi abantu bakabibona ibisanzwe. Mu burere hari byinshi bikwiye kunagurwa, uretse n'icyo nk'ubwo nyine no mu muryango ukimbiranye, umwana yaza ateta kuri nyina akamucira turuwaso, yateta kuri se akamucira turuwa nyoko. Urumva uwo mwana mu by'ukuri afite ababyeyi ariko aratererana, kandi noneho umuntu ubizi nawe ntacyo yavuga, noneho ingaruka zikazaza nyuma ntacyo umuntu akiramiye. Urumva iyo umuntu amaze kurenza imyaka 16 kugira ngo umuvuri ibikomere afite kuva yamenya ubwenge, umwana n'igihe atumva, n'umwana uri mu nda ibibazo byo mu muryango bimugiraho ingaruka. Ndaguha urugero, hari kanzi hari amakimbirane mu muryango, umwana bamutwite. Igihe umwana yavutse yumvaga ijwi rya se, yapfaga kuryumva gusa agahita arira. Ni ukuvuga cya kintu yakuze azi ryajwi ko rivuga ritera ibibazo. Noneho iyo umwana bamutwite n'urugero, baramuririmbira nk'abavandimwe be bakaza bagakora ku nda ya nyina, ako kantu ni keza, umwana karamufashe yakuze. Rero kuva umwana ari mu nda atangira kumva, asobanukirwa n'urukundo, asobanukirwa n'amakimbirane, ku buryo n'igihe azagera hanze bizamugiraho ingaruka. Kenshi ntabwo rero icyo kintu abanyarwanda tugisobanukiwe. Noneho icyo kindi cyo kugira ibanga ibyo mu rugo, ariko mu by'ukuri bihungabanya, bizatera ikibazo, bakarwana bakabihisha, bakagira amakimbirane bakayahisha, ibibaye bihohotera umuntu bigahishwa abo hanze ariko ntibikire. Biriya nabyo ni ibintu bigira ingaruka ku mwana. Mu bantu rero igihe ababyeyi mu by'ukuri bajya kwa muganga bagiye kwipimisha inda n'urugero, bari bakwiye kujya basobanukirwa ibyo bintu, ko ibintu byose naho bavuga ngo umwana ntazi ubwenge, ariko amarangamutima yabo amugiraho ingaruka. Ni ukuvuga kuva umwana yaremwe mu nda ya nyina akwiye kubungabungwa, akereka urukundo kandi akumva ko ari mu muryango
umukunze kandi umuha agaciro cyane rwose. Ababyeyi bakwiye kubisobanukirwa, nk'igihe bajya kwipimisha bakabisobanukirwa, bakabasobanurira, bakabigisha, bakababwira ko umwana ntabwo arerwa kuko yavutse yageze hanze gusa, niyo akiri mu nda. Noneho niyo yavutse imbere y'imyaka 3 aba ataravuga, ariko arumva amarangamutima yabo amugeraho nayo ku buryo yazamugiraho ingaruka. Bakwiye kubitangira kuva umwana asamwe kugeza igihe azaba mukuru akava iwabo. Murabyumva rero ko ibigendanye n'ubuzima bwacu, imyitwarire tugira ituranga buri munsi igishobora kugirana isano n'ubuzima twabayemo. Iki kiganiro cyari cyiza, gifite ibintu byinshi dushobora kukiganiraho. Ndabasaba yuko abagikurikiye mwaduha comment. Uyu mubyeyi n'ubundi azongera duha umwanya tube twasubiza ibibazo mwibaza kuri iki kibazo kigendanye no kuba ibikomere byatera umuntu nawe gukomeretsa abandi. Ni sije nini cyangwa se ni isomo rinini cyane tutahita dusobanura uyu munsi, ariko kubw'amahirwe yabitwemereye ashobora kuzagenda ndufasha. Murakoze, mugire ibihe byiza. Murakoze.